ibyo uvuga nukuri sinshobora keretse utari umugabo kuko abagabo naje kubona ko muhimuka cyane. Dana imico umugabo wafite cyangwa imico wowe ufite bitandukanye. Erega umunyarwanda bivuze ukuri abo umwe agatucisha bose. Wasanga hari tuntu tumwe na tumwe muhuje. Yego kuri njyewe rero menya ko bidashoboka. Ntabwo bishoboka kwa mucimina. Sinshobora. Habaye iki turi kujya? Museshe nanjye ukureba. Uri abandi? Wowe. Ngiye ndeba mwisi. Ntabwo turakunze se? Inde nande? Nge nawe. Hey. Ngiye ndumukunzi nge nawe. Byahindutse gute? Sinyikeneye gukundana nawe mana we. Upfiki. Ahubwo ndibaza uje gukora iki hano? Nije ukureba. Undeba se ugeze amagara mbwenguraje. Nuko nari mukumbeta. Umumbura mwiki wowe? Umumbura mwiki? Nje gukumbura umukunzi ni ikosa. Umukunzi. Umukunzi. Reka nkubwire. Sibyo? Sinyikeneye gukundana nawe. Ibyanjye ngi nawe byarangiye kera. Nera nakwibagiwe mu mutwe wanjye. Wambwiye ikosa naba narakoze nkarikosora ariko. Ikosa ry'ikisi. Hari ikintu cyari nagukoreye? Ntacyo wangura ko sinyukukire mu buzima bwanjye. Ibyo gusa. Sinzongere no gukubona uwo mutwe wawe usunuka hariya. Uvuga ngo uje kureba Kevin. Ubuse n'imvura yanyagirira hano ntabwo uri bwanyinjije. Hano sanga hatugamisha abantu twebwe. Ntabwo uri bwanyugamisha nk'umuntu utazi uranyumugamisha nk'umuntu. Wagiye kugama iwanyu. Subwo tupfike. Nakubwiye ngo singukeneye ahangaha. Nicyo cyonyine gusa. Nakubwiye ngo iki? Kandi jya wumva. Singukeneye sineze no kukongera kugukenera no mu bundi buzima. Ubu nta kosa niri narimo gupfa nuko wumva amazi. Nakubwiye ngo singukeneye sineze no. Ibyo naguhaga mbyongere se. Ibiki wamaga? Ibiki wamaga? Ibiki? Keya. Keya. Nyicenyesho. Wowe uzi gutanga keya wowe. Reka nkubwire. Inzira yakuzanye. Nuzajya unayitekereza uvuga ati ngiye kwa Kevin. Ujye ubitekereza utusubira inyuma ucumuke. Roza wamugiriye inama. Ako se ubundi kuki utumva wowe? Kuki utumva ufite ikihe kibazo? Ufite ikihe kibazo? Igihe hari ikintu dupfa kuko. Dupfa iki se? Roza twahuriye arahazi. Arahazi wowe. Ubundi ngiye nakundanye nawe. Nakundanye na Reka nkubwire. Ubu igihe cyose nataye ntabwo twakundanye. Umva nkubwire wambobo. Twibigira intambara je nawe ushaka kurwana nawe. Reka nje bugufi nkubwire, sibyo? Nje bugufi tuganire n'ikibazo mfite reganyikemo. Rekera kungira mu buzima. Uri kubyumva neza? Nibyo gusa umvusha. Nakubwiye ngo mbwira mu buzima. Vanugende. Vanugende se ihute se nyine gira vuba. Ihute. Bangubwira wa mbobo uzagaruka hangaho. Uwo mutwe nzawume inzira yakuzanye. Nuzajya uyibona uzajya uhita uhunga uve hano ugenda. Kevin byagenze gute? Akuzi guhora ubwira umuntu ngo si umukeneye mu buzima bwe. Ntacyo aho kumva ahubwo akazira iki. Relax tuza. Sibyo? Arambabaje. No. Byoroshye. Ndabona umunsi wanyu wamaze kwangirika. Shawara nangiritse. So, bafite aga surprise. Wow, kai. Okay. Mwitegure mbasohokane. Igo. Mwitegure mbasohokane. Nona. Ndawambari sawa. Rega kuzuba hana yanjye. Igo nziza bite? Komera mabuja. Meze neza? Meze neza nta kibazo. Igo. Wowe mumeze mute? Meze neza? Hase ko mucecetse cyane. Muri no minsi hariho ubukene akazi kabuze noneho umunsi wose pe. Igo. Biranangaje n'ubwa mbere noneho nkubonye uri wenyine. Kuri kw'Imana uyu munsi nabuze akazi. Igo. Se biragenda. Ahubwo se ubuse waruje kuma akazi. Sha nawe urabona nyine biba byakomeye umuntu wamuganye wabagenda ca hirya ca hino. Ntabwo biba byoroshye. Akazi se. Ntabyo akazi akakanya gahari. Ndakubonye ndavuga ati ubu ndongenda ariye rwose. Nenzi ko mbonye y'umugoroba. Utese? Ndakubonye nyine mbona uje kuma akazi ubu ngubu. We kandi ahubwo nsanzwe menyereye ko rimwe bwe mujya mundemera.
no munsi byanze pe byanze none se mugenzi wawe ari he cyayi we yabonye akarakari haruguru hari umugabo yari ari gufasha niho ari gukorera birashoboka none se ko utakujyanye none uyu munsi wapi uwo mugabo yashakaga umuntu umwe kandi niwe bamenyeranye yahise amujyana yego ubu nanjye ndategereje ngo nyine urumva aba ari hatari none se ko kuri gahunda watize byagenze neza cyangwa warabyibagiwe harya ubwo niyihe gahunda so ntabwo ubyibuka koko ko nawe uri nyibutsa ntabwo mbyibuka nyine ndikuyamubwire umpe kuri twa duceri nyine ndebe ukuntu nongeranye ejo ndashaka kuzajya kurangura uduceri ejo bundi suzi ko hari ukuntu twabigenjeje kambwira ngo nze kugaruka nimugoroba nabuze umwanya uri kuvuga cyagiye ejo bundi nza kunywa igikoma oya nese urya munsi nimugoroba Christian yahise aca hano twari tuvuye no mu karakara hepfo abaraje abaratubwiye ngo agize akabazo ngo kihutirwa ngo sinzi akabazo kari kabaye tuba turayamuhaye Christian warayamuhaye narayamuhaye rwose wabona kubera ko mba nagiye nishyuza abantu benshi buriya yarabikoze simbyibuke nta kibazo ubwo rero reka njye kureba na mugenzi wawe ndebe ko hari icyo yambwira urabona byari bikenewe kurangura nyine sawa ari haruguru kwa Gaspari kuri ya nzu y'umweru iri hariya ruguru none se ejo mu gitondo ni gahunda ejo ngiye gusenga ndebe ko Imana irebe ukuntu bigenze uno munsi ejo nshobora kuza mu gitondo ahantu mwahabonye gute se ahantu ni heza haratuje hari akayaga ibintu nk'ibyo ahantu ngiye rero ndahakunda cyane bitari n'ubu no kuva na kera mu myaka ishize tukiri bato hari ukuntu utaganiraga neza n'ababyeyi nahangaha nazaga nkahagarara nkareba iriya misozi yo hakurya yego so ahangaha wahaza ukarelaxinga ukamedita icyo bita meditation ubundi aha hantu mbona ariho abantu bakundana bagakwiye gusohokera kuko hari abafu pe nizere ko mwahakunze nakunze cyane ni heza byataje ni heza pe wahamenye ute se nanjye ko ndi mukerarugendo atembera cyane niko ariko nanjye urumva hano ni mu rugo Kigali amenye nyiri mu myaka mike ishize kuko nakubwiye nkajya matemberera none namwe nifuje ko muhamenya namwe mujye muhasohokera shani heza pe haratuje nta kintu nyine muri make ntacyo batwaye ariko nibagiye kubabwira mwambaye neza yego urakoze mwambaye neza Roza we urakoze cyane ariko wavuze ngo hano hantu hasohokera abantu bakundana none se no nakubwiye ati aha niho hantu mbona abantu bakundana bakwiye gusohokera so mwebwe isabwe twangana namwe twahasohokanye uko dukundana nembiye ibindi aya ni amambu none se amakuru y'iminsi se none se nakuntu twafata nk'utuntu tw'udufoto hafi aho nk'urwibutso ko nawe ushobora gusanga ahantu yahakunze ariko erega nta foto nta cyabaye siko munsetsa oya ndabafotora ariko nyine nawe urifotoza ndabafotora ahubwo ngiye ndabafotora no ni njye wabazanye nanjye urabafotora kubyifuza ngenda gendera ku byo wifuza tubifotoreza ahubwo hari aho nakunze hariya tukizamuka hariya nakunze cyane genda mbafotore ni nabwo muri bubone ko mwambaye neza nkuko nandi kubabwira sawa hariya murakoze rero ndabategereje sawa urakoze yanze yo kwa Gaspari nje wahisakaye ngo hasakambutse reka nashyizeho amabati y'umutuku gapa ko nawe iri kuri telefone ntubona ikamvugisha umuntu none se bite iri kuri telefone ntubona bite byiza aha nahese
nahimbonye ikirakana ipfo kwa Korode ngiye kumusakarira amabati yewe dore imvura rimaze iminsi iri kugwa inzu yarasakambutse. Iguma imvura nayo ngaho iri gutema ibintu byose ritwara ibintu. Ejo bundi yatwaye umumotari hariya hirya da. Imugeze pfiriya mu ruza rwa Rutabura. Muri ruhurura bagiye gukuramo bakuyemo umurambo moto barayibura. Moto bayibuze? Cyane no kumbona uyu munsi ufite courage ra byagenze bite? Uyu munsi mfite kiraka cy'ibihumbi 300. Ikiraka cyo gusakara? Cyo gusakara nusa Korode inzu yasakambutse urabizi imvura iri kugwa mu iyi minsi. Sha nawe umenye ufite ahantu bisha umuzungu kaburi kumbeshya bose gusakara kuri turasa bibaho. Igisenge cyose ndashyiraho beto nshyireho nuza parafo kugira ngo imvura ninagwa itazayigera hasi mu ntuza. Abundi waguherekeza nkajya nkuhereza wenda ko wampunyurizaho duke. Imbuzi kurira kugeka tugende. None se yanjye beje undi naciye hararuguru ndakubura. Nsigaye ndi imboneka rumwe. Oya se. Mbere yuko mvuye kwa Korode mu minsi ishize nyemo nsakara inzu yameye. Yego. Yaratobotse ntago kigira. Usigaye ujya mu bapfumu ariko. Se ibiraka usigaye ubona. Erega abantu barankunda. Rero nyine kuvuga no gutaruka sibyo. Ejo ndi nacara ruguru nkuko rero kugenda kubura kuri za gahunda nyine urumva. Ariko numba nanibagiwe nkibagirwa kubageraho namwe nimuhite mwibwira. So tuvuge ko akakanya ubyibagiwe. Ako gapana usigaye wirengagiza ejo ndise suzi ko wambwiye ngo uraza kureba ukuntu bigenza nkategereza ku gatelefone ariko kari kananzimanye. Ntegereza kukanda kaye. Tobora nyine umbwira ati nizeye gahunda dufitanye nawe. Kaga koma kejo ubundi niko narindi kuvuga. Giye ari kumwe n'abahungu. Ese kumbe erega nawe bavuze menshi utawatarutse. Reka turadufaranga ari twinshi urumva. Umugabo waje undi yaje kunyishyuza ndayamuha. Ambwira ko ufite ikibazo uri kwa muganga ndayamuhereza. Ashize iminsi myinshi pe. Mbwira nakwereke message ahangaha. Agasiba bakwita. Okay, nta kibazo urakoze. Urabona hari ukuntu Christian nyine mujye mumuha amafaranga nanjye nagiye kwishyuza ugasanga turagize. Kagenda ariko hari utuntu twinshi narindi mu bwo urakoze. Ejo ni gahunda se? Ni gahunda ariko sigaye usa neza. Oya, urakoze ariko nawe rwose. Rero ushaka kujya mvugisha. Nta kibazo mu gitondo ari gahunda. Shyaka nukuri kamushimire wakoze mana nishimye pe uyu munsi wadushimishije urakoze cyane twe. Nabirenze ni ibisanzwe nkuko nabibemereye
ntabwiye ko ngomba kubabera umuvandimwe kandi ngomba kuba umuvandimwe mwiza ya umve ko nabirenze rwose nta kibazo pe kugira inshuti nkawe ni iby'umumaro pe ya nzabera inshuti nziza rwose Shyaka rero ngewe ngiye guhindura imyenda ndaza kugaruka mu kanya okay. bitewe n'inama utugira nanjye nari mfite ikibazo nashaka kukuganirizaho kuba wangira inama nyine icyo kibazo si gikomeye si kinoroshye cyuye umutima hamwe ari kumbwira okay ubaye yenda uri umukobwa ukabasha nyine kuba wakunda umuntu ko umukobwa yatera intambwe akagenda akabwira umuhungu ko amukunda cyangwa byaba byiza agategereza akazareba ko uwo muhungu we yazamubwira ko amukunda niwe byabayeho oya ni inshuti yanjye nyine yambwiye ikibazo cye ndari namubwira ati twebwe dufite umuvandimwe ubasha kuba yatugira inama ndaza kumubaza igisubizo ari bumubwire nawe ndakubwira Kevin rero reka mubwire buriya umukobwa ntabwo aba yemerewe gukunda umuhungu birashoboka ko ashobora kumwishimira ikintu agomba gukora rero ni ikihe wagomba kugira imico imuranga imico myiza nk'uko njya nyikubwira harimo kwita ateka yacu na utayaje amateka yacu na utayaje yababiri urajya hehe vayi hano igira hano byagenze gute se kandi none sobanurira hagarara iyo uri kutagiye kwigisha hagarara uransobanurira urambwira umuntu wakubwiye kujya kunyishuriza ninde waguhaye akazi ko kujya kunyishuriza ninde waguhaye akazi ko kujya kunyishuriza subiza ngewe nirirwa ku izuba hariya ndi gukoboka nkoboka izuba rinshikira imyenda igira gute ngewe nigezemo akazi ko kujya kunyishuriza se nsobanurire ke kwivugisha Kevin rero kamugira inama buriya mwebwe abakobwa ntabwo akazi ko gukunda ari akanyu akazi ko gukunda ni ak'abahungu ahubwo mwebwe nk'abakobwa iyo mubashije gukunda umuhungu ikintu uba wakora swati ni ukumenya imico uwo muhungu akunda so hari abahungu bakunda isuku ukamenya ngo ngomba kugira isuku hari abahungu bakunda ibiryo cyangwa ibyo umuntu ateka ukamenya ngo wamusura wamutekera neza kandi buriya hari akantu kongera urukundo gusura umuntu kenshi guhura kenshi biba byiza ko aba ari ubibona mbere akaba ari we wakubwira ko yagukunze kuruta uko ari wowe wabimubwira mbere mu muco wacu wa kinyarwanda kirazira uramenya ubwo iyo nshuti yawe uyibwire ko inama ari uko imeze koze yindaza kumusobanurira nkubabarira iki vayo hano vayo tugende birakubwira kubwira ibintu bijya kunyishuriza ndetse babikora kuri pati yindi we bw'ibingizo bijeshe ku ruhande gusa kandi muhindukiye bigaragara ntabwo biri kugaragara code ready action igikanu dana ongera dana hita umureba fata umuntu great kongera mugakora irindi rimwe ongera ongera amacandwe dana ryari mu bituvuga duhindukire irindi rimwe action
ariko bof ufite ikihe kibazo? Tukwigorora. Ndi kukureba uri kundeba nako nakureba ugahita wirebeshwa hirya uri kureba hirya ureba iki? Wambonye se? Ndi kureba nyine. Ubwira impamvu se nandi ukureba? Niye mpamvu? Bana ndi kukwitegereza guhera ku ntoki zawe kuntu ububerewe. Ikintu mbashije kubona watuma umuntu niwe muntu mbashije kubona watuma ikiremwa kituza kabisa, watuma umugabo aruhuka. Abagabo munanirwa se? Reka umugabo ashobora kukubona uri umugore muzima, afite umugore muzima mwiza w'ibibuno uteye neza, ariko ibyo ntabwo bimubuza kujya mu bandi bagore. Kandi se basutesesha babi utananyweraho n'amazi, ariko abagabo we njye ukuntu nakubonye izo ntoki zawe uburyo uberwamo n'umugabo waba warigize ikinani yakwicara agatuza nokuri. kandi ahubwo nkibaza umugabo wawe ahera kuki ajya kuguca inyuma ibyingo nabyo ntagahoma mu ariko igihe wereye wigoronzora iryo josi ryawe hari ikibazo mufitanye? ahubwo urabona cya kiganiro cyo uri kukibona gute? ibiganiro iki gihe iryo josi muturwaye ijosi? ndi kureba televiziyo. Urandeba undebamo ibikize? Ntabwo usanzwe nzi? ariko irara abagabo mugira muri kura he? Abagabo no kutanyurwa muzabikura he? Ukaba ufite umugore muzima ariko ukanga ukajya mu dukobwa umva utanyweraho n'amazi ariko sinzi. Urandeba undeba iki se? Reba televiziyo windeba. Reka nkureka njya kwiryamira. Satani yarangendereye. Satani ndagufata akakubwa ureba hirya. Ariko nanjye ndamunesheje mu izina rya Yesu. Nago nacinye mu mugore wanjye. Sinshobora.